babantu mu mazi imisi muduhamagara mutubaza amazu meza cyane, amazu y'ubucuruzi, amazu ari ahantu heza. Iyi nzu tubazaniye ni inzu nziza cyane, ni inzu ifite imiryango 4 ikagira igikari kirimo indi nzu ifite ibyumba 3, dushe na toilette ndetse n'umwanya wa parking uhagije, ukagira dushe na toilette byo hanze. Ukumva ko ni inzu ngari cyane mu buso bufite cyangwa se bungana na 350. Turi ku muhanda neighborhood hano muri kwibona ni metero nke uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Tukinjira hano muri kubona ko hano dufite parking ishobora kujyamo imodoka nk'eshatu kandi ziparitse neza. Ikindi kandi hano ushobora kwashyira andi mazu yo hanze ashobora kunganira iyi ngiyi, kuko muri kubona ko ni ahantu hagari cyane. Iyi nzu nayo muri kubona ko ni inzu ngari, muri kubona salon nini, hano harimo bya byumba 3, dushe na toilette twabwiye. Ikindi kandi hano hantu ushobora kuhakorera ibintu byinshi bikwinjiza amafaranga. Hano hantu kuko twabwiye ushobora kuba washyira andi mazu cyangwa se ukaba washyira akabari, ku buryo hano wahakoresha iyo nzu ukaba wayikoresha nka kontwari cyangwa se ugashyiramo ibitanda abantu bazajya baryamaho ukabacumbikira. Hano hantu hose hashobora kwinjiza amafaranga arenga 300 bya buri kwezi. Location y'aha hantu iroroshye cyane. Abazi Rubavu umuhanda werekera mu Rugerero, ku muhanda mushyashya ndetse n'uyu ugiye gukorwa vuba cyane, umuhanda ugiye kunyura muri Gikombe uyu duhagazemo. Nukuvuga ko aha duhagaze hagiye guca kaburimbo kuva hano kuri iyi nyubako tumaze kubereka kugera kuri kaburimbo iyo yo ku Giko kugapanduka zamuka, ukoresha metero 200 gusa. Kuri miliyoni 30 z'amanyarwanda urazizana tuguhe iyi business. Ashobora kwinjiza ibihumbi 300 nkuko twabibabwiye. Ni GC gusa tugira aya mahirwe, kandi investment wakoreye muri GC bitandukanye n'izindi investment zose, kuko tubanza twayiga tukayigaho bishoboka mbere yuko tuyizanira abaturarwanda. Uramutse ushaka iyi nzu watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse ukabona dusura ku mbuga zose dukoresha. Amazina dukoresha ni Gisenyi Komisiyoneri ba GC. Let's build a better tomorrow with GC today.